Safi yahuye n'umukobwa nawe icyo gihe wari ukiri muto, Jeanne d'Arc Ingabire, umwe yiga muri Apase, undi icyo gihe yarazanywe i Kigali no gukora muzika avuye mu majyepfo. Nyuma gato nibwo Jeanne d'Arc waje guhinduka Knowless kubwo kwinjizwa muri muzika na Safi, yaje gutura hitwa California mu Biryogo cyangwa se benshi bakunze kwita Majengo. Kuva icyo gihe Safi ntiyahasibaga, yewe rimwe na rimwe gahunda za Urban Boys zabipfiragamo. Umusore yibereye kumwe n'umwari yatekerezaga kuzihebera. Nyuma y'umwaka umwe gusa babonye kubaho gutya bigomba guhinduka, maze Safi na Knowless barabana mu Biryogo hitwa kuri Grace Hotel hafi ya Tarinyota, kubaza ibyinzo babagamo. Kuri ubu niyikoreramo studio ya Top 5 Sai ishami rya Kigali. Safi yaje gushyira Knowless mu buhanzi, akajya muherekeza mu bikorwa byose bya muzika, ari nabyo byaje gutuma bari bazi ko bazakoresha Knowless icyo bifuza cyose muri muzika, nk'uko bamwe mu producers bakunze kubigenza ku bandi bakobwa bahise basubiza amerwe mu isaho. Nyuma gato producer Lick yaje gukandiraho biranga. The Ben nawe wari umusore w'igikundiro aza kugerageza biranga. Knowless abakandira babwira ko afite uwo yihebeye ari we Safi nibikora. Iyi ikaba nayo mpamvu yo gutinda gusohoka kw'indirimbo Mba Hafi Knowless yakoranye na The Ben. Kubwo burakari The Ben na Lick bari bafite, ubusanzwe indirimbo bagombaga kuyimukorera ku buntu, nyuma bamwishyuza amafaranga arayatanga ibona gusohoka. Urukundo hagati ya Safi na Knowless rwararyoshye, yewe n'imiryango irabimenya, kugeza n'ubwo abo bombi bari batangiye kujya babibwirana mu ndirimbo zabo basohoraga icyo gihe. Urban Boys bakoze indirimbo bise Indahiro ahagana muri 2011. Binakekwa ko Safi yabwiraga Knowless aya magambo akomeye yafashwe nk'indahiro koko. Sibwo amarenga atangiye mu ndirimbo, bidatinze ubanza uyu mwari nawe yarumvise byarakomeye koko, kuko yesa kuri indirimbo yise Komeza. Nyuma y'ibi byose ariko Safi na Urban Boys bakomye yomba amavi bayarimiza mu butaka, bavuga ko bafashe umwanzuro, ndetse Knowless agaragara mu mashusho y'indirimbo nka kimwe mu bimenyetso byerekana wabwirwaga. Cyakora Safi ntiyari indimi mu kugaragaza ko Knowless atari we wa mbere yaterese. Ubuzima bwanjye nabonye beza benshi, umwanzuro ni wowe, ni wowe, ni wowe, umwanzuro ni wowe, umwanzuro ni wowe, ni wowe, ni wowe. Nyuma yo kumva ko umwanzuro ari we, byaramukomeranye cyane, maze abwira umusore ko byakomeye ko ndetse atahimwishisha. Iyi ndirimbo ya Knowless yakorewe Rubavu ku mucanga, Safi yaje kuyigaragaramo nawe nk'ubwirwa. Uko urukundo rwakomezaga gukura muri aba bombi, ni nako itangazamakuru ryakomezaga kubotsa igitutu rivuga ko Safi yaba afite abandi bakobwa tereta, ko ndetse uyu Knowless ngo nawe yaba agenda atwarwa umutima buhoro buhoro n'uwitwa Kitoko wahoze ari manager we, ndetse hakaba harahuhiswaga n'undi musore yitwa Boni, uyu akaba yari inshuti magara ya Safi. Ibi Safi yaje kubitera utwatsi maze amwambika impeta hari mu mpeshyi ya 2011, anatangaza ko ari umukobwa wenyine akunda. Aha hari mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Knowless, amusoma bugira gatatu. Ibyo nabo mu itangazamakuru akaba bambajije ngewe, urumva akaba bamubajije ndamukunda nta n'undi muntu nkunda, sibyo mani bafashe. Mu mwaka wa 2012 nibwo byatangiye kuvuga ko haba hari abahanzi b'inshuti za Safi bari basigaye batereta Knowless, ahanini bitwaje ko ngo bajyanaga gusenga mu Adventiste umunsi wa 7. Nibwo Urban Boys yavuze ko ishyamba ari rigari, ko buri wese yakagiye yimenyera umuhigo we. Amagambo Safi yaririmbye benshi batangiye kwemeza ko ari byo yabwiraga abahanzi bagenzi bateretaga uyu mukobwa, ariko mu buryo bwo kuzimiza. Kucyamarira yanjye ariyo sinzi yawe, ese kuki utifuza ko twese wabuze amahwemo, ntakizo nyifuriza, intambwe yose nteye ikugwa neza, ikugwa neza, ikugwa neza, ikugwa neza. Uruciro hanze
rugatwara uwo mu nzu. Itonde uhige ejo utazagwa isari, itonde uhige ejo utazagwa isari, isari umva. Igihe cyarageze Safi na Knowless baratandukana. Knowless ajya kuba ku Kacyiru, Safi aguma mu nzu babanagamo mu Biryogo. Ari nabwo ibintu byaje guhindura isura, bitangira kuvuga ko uyu mwari yaba yarahise ajya mu rukundo na producer Clement. Knowless yahise asohora iyo wise wari urihe. Abantu bakaba barahubisaga ko ngo iyo ndirimbo arataga ubutwari mu rukundo bwa Clement, maze gasonga Safi wari ufite igikomere muri iyo minsi. Bidateye kabiri nyuma kumva ko Safi ashobora kuba yiswe umukara, ndetse binavuga ko yaba yaribajije impamvu hibazwaho Clement yari ari hose kuva kare. Nawe yaryunzemo atubuse ko babaza aho bari kera bwo byari byifashe bite. Iyi ndirimbo yivuzemo yiswe barahurura, ndetse avuga ko atajya akorana n'abantu biba umugono. Byatanye yari imikino, sinari nzi ko bizaba gutya. Ugira uti nari ese budukundana bari hoya sindi umukara, hoya yewe sindi n'umweru, gusa nanga banyiba umugano. Nubwo intambara y'ubutita yakomeje mu bihangano by'aba bahanzi bombi, Safi aho yarari yaragifite igikomere. Kuko nkuko bigaragara mu ndirimbo Urban Boys bahise bashyira hanze yitwa Wampoye iki, hari amagambo yavuze wumva ko hari uwabwira byanze bikunze ko ntacyo atamukoreye, ariko akanga akamukomeretsa, bityo amubwira ko azicuza. Iyo nza kubasha kumenya ko ari uku bisamera, sinari kwirirwa ndabura ngo ndakundana. Akabi gasekwa nk'akeza, narumiwe. Naguhaye utwanjye twose, ndapfuka sinifuriza inabi. Oya no, nitwa nibikora, nikore sinabikora. Yenami wibuka uzicuza. Nyuma gato y'amagambo ya Safi yongeye handi avuga ko agikunda uwo mwari wari wamusize ndetse anamubaza icyo yamuhoye. Nubwo amarira yashotse ku matama, intimba ikuzura umutima, njye na n'ubu ndagukunda. Nubwo wanteye agahinda, ntawasubiza ibihe inyuma, nibura wibuka uko twabagaho. Wampoye iki? Burya ngo bwirwa benshi akumva beneyo. Nyuma yo kwindirimbo Wampoye iki igiye hanze, iyitwa Sinzakwibagirwa yise ijya hanze nayo, maze abantu batangira gukeka ko yaba ari igisubizo kuri Wampoye iki. Uko bukeye nuko bwishe, niko ndushaho kugukunda. Ishusho yawe yanze kumvamo, ndagutekereza nkabura amahoro. Mfite byinshi nshaka kukubwira, ariko ntuhari. Umutima usobetse amaganya, ntusobanura amagambo ngo mbikubwire. Amarira, amaganya, nibyo mfite nubwo utabibona. Ibi byaje gushimagirwa n'amagambo Knowless yaririmbye ashimagiza umukunzi we wa mbere, ndetse benshi bati ryavuzwe riratashye, cyane ko nta wundi mukunzi wa Knowless yigeze amenya bwa mbere. Ibintu byakomeje kubera urujijo bakurikiranaga ubuzima bwa Safi na Knowless, noneho bikabera urudubi, aho kugeza n'ubu Knowless ataremera ko ari mu rukundo na producer Clement. Reka rero muri minsi yakuzira indirimbo yitwa Vuba Vuba, abo bombi bagombaga guhuriramo, maze buri wese muri aba ahita abona ko bishoboka ko ari cyo gihe cyiza cyo buri wese yakagombye kwinigura.
habanje Safi asobanura ukuntu nta mpuhwe abatajiri bamugiriraga ko ndetse akenshi yagiye asabwa gushyirwa mu rugo n'abifuza kurukirwamo kandi akiri muto nuko abura umwana atyo. abatajiri bangiriraga nabaga ndikundi umwana akamuyora abandi nk'amashyira mu mago kandi mutoya ariko waziyigiye icyaricyo cyose nzakimuha ameze neza murabibona ndi fresh nayo iko safi gangu gangu vuba vuba gangu gangu vuba vuba. Amagambo yakomeje kugenda ashira ivuga ubwo Knowless yaje avuga ko yari akiri muto ko atarazi aho biva naho bigana ndetse anavuga ko natindikanye gato azongera akababazwa. wari umwana uzaho biva naho bigana isomo niba utararifashe bazongera bakwereke isomo niba utararifashe uzongera ubabare tulia bashira umwana mu mago tulia nutagira mubura. Safi wanze kuniganwa ijambo yaje muri indirimbo asubiza ko batuje ko ndetse umwana afite ameze neza ngo ntabwo azamera nk'aba bandi babonye ishitamba bagatana urwo bari bambaye. Aha nabumva muzika baravuze bati iyo nayo ni ingingo. Kagira vuba vuba umurasha ngenda tuje nawatazamera nk'ababandi babonye ishitamba bagaturwa bari bambaye kimwe n'undi muntu wese ufite uwo babanye. Burya Knowless nawe hari byinshi bukira kuri Safi bitazamuva mu mutwe kabona niyo haba iki. Yemeza ko umuntu uri kumwe na Safi atajya muri byishimo. Safi akunda gusetsa inzi yuko nyine yasetsaga cyane ngira ngo umuntu wese umuzi amuziho yuko nyine agira amagambo yo gusetsa cyane. Nanjye ibyo ngibyo nyine mbimuziho ku buryo nyine umbajije ni muntu ukeneye mvuga akunda gusetsa cyane. Gusa ku rundi ruhande Safi avuga ko mu gihe amaranye na Knowless yagiye mugirira akamaro kanini cyane kuko aribyo atagomba gukora byagira ingaruka bari kumwe. Ikintu navuga mwibukiraho ubwo navuga ngo narasitsaga ariko sinzi ibintu by'umuntu yabukira ku muntu bari ibintu byinshi ariko ikintu navuga cy'ingenzi mwibukiraho ari ukuntu yajyaga ankaroma, hari ukuntu nyine iyo ugize ikibazo cyo uravuga yenda navuga ngo tumvikanye n'umuntu runaka hambwa ati bihorere ize bihorere nyine hari ukuntu umuntu karimo atize ari n'umuntu nyine wacishaka amacuta ko navuga cyane urumva ibyo bintu bigatuma nyine nanjye ncisha make nkiyoroshye.